Ushobora kuyahereza umwana ariko kuyobora abo ufite boshe agaca hari kurya inkoko First abinasha bigere iyo bigera Umushinzwe umutekano hangaha bamugeneye ibishyimbo bari bamugeneye imifuka 2 y'ibishyimbo n'imifuka 4 y'ibigori noneho nkaho bahamagara umugore yari yasigaye inyuma nkaho bakabimuhaye ageze kuri tere nari impari ngiye kuzayifungirwa imbonye umuntu aje kugurisha umufuka nimugoroba ngiye umunyage mutera umugeri mu gatuza ngiye umunyage cyangwa se nkubitirwa ngaho abo bantu bagiye bahereza toni 7 barazibahaye we ntibagira ikintu baguhereza kugeza ubu iri mu ijuru nta nisunguru noro uretse yo nkagira inka ngiye mfite kandi mfite inzara reba iyo manga mfite ibyo byabaye by'abayobozi umuntu w'umunyabuzima ushinzwe ikindo cy'irondo niwe bagiye baha ibyo biryo Aha turi mu murenge wa Nyabitekeri mu kagari ka Mariba aho abaturage bamwe bavuga ko bari bemerewe ibiryo ubwo hateraga amapfa yari yatewe n'izuba ryari ryavuye muri uyu murenge ariko bamwe mu baturage ngo baje gutungurwa no kuba ibiryo byariherewe abakire nyamara bo ari abakene nta bushobozi bari bafite bagashiduka babona abakire bamwe bari guhabwa ibiro 700 ndetse n'ibiro bisaga 450 nkuko bamwe twaganiriye babihawe babyemereraga mu majwi yabo. Witwa Ntirenga wowe uratubwiye ngo ibiryo byakugezeho ubu ngubu uri gushima leta ubu muri Nyabitekeri ubu ukumva yumva gute bigendeye ku biryo baguhaye? Yewe kumva ndi umugabo ushima Imana kandi ukomeye. Yego nawe izuba ryari ryakugezeho cyane ryari ryangije ibintu byawe byose ku buryo nta kintu kimwe wari wasaruye nta na kimwe. Ugereranyije ubu ngubu bagwaye nk'ibiro bingahe yaba ibigori n'ibishyimbo? Ngi byose hamwe ibyo bampaye ni 250 bagwaye ibiro 250. Ubu ngubu umuturage muri Nyabitekeri wese yabonye ibyo biryo ababibonye ndetse aba baturage bakavuga ko byagiye byimwa abo bafite ubushobozi buke nyamara bigahabwa abakire. Ibyo bitumwa muri uyu murenge abaturage bamwe bavuga ko hatagize igikorwa ngo ubuyobozi bube bwabafasha inzara ishobora kuba yahitana ubuzima bwa benshi. Habayemo ibintu byo kwironda abayobozi nyine barabyigabanya hatitawe kubureba ngo bavuze ko agira ikipe ibyo barabimwe nta mukene wahawe icyakorwa sinzi nimba wenda leta ikwiye kureba ibyo biryo kuko n'ubundi baracyabifite bakareba bagakora inteko bakareba ababifite bakabareba ko barishoboye ahubwo ibyo bijya bakabyakwa bakabisaranganya bakabiha abakene kuko dufite abantu bashonje kurusha abandi. Nk'ubu ntabwo wenda nabikenera nyuma y'uyu n'uwitwa Mironko n'uwitwa Tomayire n'abandi ariko birababaje nyine kumva mudugudu parasosiyale bamutekano aribo bafite ibyo biryo nyamara n'ubundi ababikwiye bakagombye kuba no kuvuga ngo nta cyakere. Nkaba ndi umuturage utuye umurenge wa Nyabitekeri akagari ka Mariba umudugudu wa Karangwa. Yego twagiye twumva ngo haje ibiryo ni ibyo abantu babonye ni izuba ryageze mu murima kandi twese ryatugezeho noneho bakajya bagenda biyandikisha mu giti ndavuga ibyo mu kagari ka Mariba gitifu w'akagari akiyandikisha abaturage gutyo nyine baza gukora utuyeri two gutuma abantu bafite amafaranga adusanga mu bukwe kwa Enose niba ari ibiro biba ntabwo tubizi niba ibiro bibera mu bukwe asohora abamudugudu bari bahari ubwo nyine abaka raporo y'abantu basanze mu bukwe kwa Enose abaka raporo y'abantu nyine yabatumyeho bakoze gahunda tuza kubimenya nyuma twese ntitukubeshye ntawe udakeneye ibiryo utanga 15,000 nkabona imifuka yanjye 9 ntibyari kunanira ku buryo urebye ukagera mu giturage barabidece byaje n'amabene ku manywa nta banga ririmo. Ubwo rero niba byari haraje iby'abayobozi ntiturabimenya ngo tumenye gahunda y'iby'abaturage igihe bizaze. Ese umuze mwaba muzi nk'ahantu nk'urugo byaba bihunitsemo ryo umuntu
ingo zirahari rwose zirahari z'abayobozi rwose. ubu muzi nk'ahantu mu rugo hinjiyemo imifuka irenze 2 10 twanahakwereka none aho uri nk'umuyobozi wemerewe gusa uriya ntiyabyibye harimo ariko yatanze amafaranga ariko ni ugutinya kubivuga nyine by'abaturage nyine ntabwo batazabanira nabi. ariko umuturage yagiye hari umuturage wifata nk'imifuka 10 gusa hari n'uwafashe 12 mugenda afite n'ikiro na kimwe. dore uyu nguyu nyina ni ikimugu uyu mureba haba ikiro na kimwe kuko nta mafaranga yari afite. Murakoze n'ayo makuru nari mbahaye. noneho ngende kugira ngo twiganire muze kuba umuturage hano muri Nyabitekeri barafashe ibiryo bingana gutyo bakabihereza umuturage umwe undi inzara iri kumurya. ubu imibereho y'umuturage wa Nyabitekeri imeze gute? Imibereho ni abayobozi bireba bakunda inyungu zabo bashyira mu mifuka yabo. bura nta ruswa yatanzwe mwabira kandi yaratanzwe nyine turi kubikubwira. hatanzwe ikimemo hatanzwe na musaza warimo. Twebwe tw'abakene nta kintu baduhaga. Uwatangaga amafaranga ni we unitse imifuka 7 8. Ngewe udafite akantu namba ni ngewe bimye nta n'ikiro na kimwe. Sabona ushobora kuvuye no batanze mfite mama y'uw'ikimu akwambaka none n'urwo rwico batwica muri Nyabitekeri twarapfuye twararajya. Hari ababitse imifuka 8, hari ababitse 7, hari ababitse 6. ubwo ngewe nta kiro na kimwe mfite pe. Inzara igiye kunyica kandi umubyeyi wacu Paul Kagame aratuzaniye ibyo kurya. Ase ubu umudugudu wanyashyirwaho nande mu muje? Umudugudu wacu umuyobozi wanyu w'umudugudu ashyirwaho nande? Mujya mutora? No kwinoma nta muturage ubatora. mukurikira ariko bamunoma. Mujya mutora mu mudugudu? Nta muntu dutora n'ukwi. avuga ko umuryango wemeje nyana kugira umuyobozi ajyaho bamutora gute? nukuvuga ngo baravuga ngo umuryango wemeje ko runaka ari ugomye kuyobora. ubwo nta bindi nta matora. uwo muryango ni uwuhubye? umuryango wacu nyine wa FPR. wa FPR oya umudugudu atorwa n'abaturage. ntabwo ino bijya bibaho. ntabwo bijya bibaho. bavuga ko umuryango baraza bakavuga ati umuryango wemeje nyanaka. umuturage wangaje itorera ubuyobozi we gishimiye n'ize ngorane mufite? ingorane ni nk'izi zose nyine z'uko n'ubundi yamaze kujyaho ashyira inda y'imbere ugasanga nimba haje inkunga nk'izo Abanyabitekeri abayobozi babo ubona nta gahunda bagira. inkunga nk'izo ngizo dore inzige no kumira areba imiryango ye na komite ikireba. ubu nta muturage ugitora komite y'umudugudu? komite y'umudugudu nta muntu ugitora. imifuka 3 8 umeze ute? byabaga bimeze ubundi ntibikirunze mu ubundi ibyo biryo babitanze ryari muze? babitanze kuva kuwa kangahe? kuva kuwa 5 mu masaha y'umugoroba. mbese muze kuki batanze barambwe ngo babitanze nijoro? kuki ubuyobozi bwabitanze nijoro? none se wambaga ndabizi n'ibyo wabitangaga. babitanze sangapi muze? ariko ibi bintu nubwo bisekeje biranababaje. birababaje. ibiryo babitanze sangapi? nge abo nahuye nabo mu masaha y'umugoroba bajya kubireba. ndavuga nti saa 9 njye nabonye imodoka za nyuma ndi mu muhanda ngo zibijyanye epfo ku murenge. ngo noneho haza kugira abandi bagenda bajya kubifata. mbo burira basubiraho mu gitondo. ahejo bundi nibwo imodoka yazanaga ibindi bya buri muntu ikabizana ikabimena nk'aho. imodoka akaba ari yizana ibintu by'umuntu umwe. y'umuntu umwe yatangaga amafaranga yo kubyikorera. ngo jaza ngo byagiye bifatwa n'umuntu utanakennye. none se nta mukene uri mu nyakuri. nta mukene nyakuri. yabwira ako kantu ngo waba ushonje ugafata umuzigo ukabura kurwana nabyo ubizana mu rugo ugakodesha imodoka. ushatse kuvuga ngo byahawe abakene barabihora. kubera nahora binagenda. uyo uravuze ngo uriko birabigenda nizo nk'abavuga ngo ni inda z'abantu bashoboye amafaranga. nibaziye abafite amafaranga. n'ukuri nabahaye angahe? bagiye batwaka amafaranga angahe tutazi n'icyo nayo cyayo mafaranga bagiye babaka angahe? 200 sinabuze umunyu cyangwa se nabyo ntibanabibona. ujya mwibuka
kwa karindwi kandi nawe turuzi ufite ikibazo ubu inzara ntikugeze burembe bandenzeho babihe n'abakire kubera iki twabahaye n'amafaranga yatumye ubu noneho uri kumwe n'umunyamakuru ni iki wasaba wowe ku ruhande rwawe icyo bampa kuko ari leta nakakira ni ukuri kw'Imana ubu turarubizwa byagenze ute ko hano abaturage batubwiye ko bamwe babonye ibiryo abandi bakabibira rese parole kamuyi nitwa Bishomaka Felix mwene Simoni Mubera ikibazo kimbabaje nuko muri telefone bitari kujyamo nitwa Bishomaka Felix mwene Simoni Mubera nakoze impanuka nagire ku ruganda mu Gitabo igiti kingwaho kinsha mu igufa ry'u Rwanda wembwira iki mumureke avuga kuba icyo gihengeye narivurishije ngurisha utwanye na karame warivurishije ku giti cyawe ku giti cyanye nivurisha ntanga utwanye kose igiti yajyanje muri ufa ry'u Rwanda yego nabidabireye nyuma yaho ariko man ujyona ntarize wowe mbasha papa nyuma yaho maze kwivuza nyuma yaho vuga ngende kugufata amajwi nyuma yaho ngiye maze kwivuza nari namaze gushinga urukanka rw'inzu urukanka rwanyaye imyaka 3 n'igice nyuma y'abaporo bansakara amanjaje 10 yaboragaho ariko haburaho 17 bazaye manjaje 10 manini nende mu nzu y'igice umurenge bafashe ko gahunda bazahosakarira bageze urutare uva mu mudugudu kugera mu murenge abayobozi bo mu ntangiro baransiba amajana ndayabura maze kuyabura abaporo baransakari babaye nkungu none ubu njya muri iyo nzu irangaye ukugeza imbeho iranyica naho ugurisha nkagira inka ngengira mu gihe abo bazihaye bazigurishije bakaba banaziragiye ngewe uwo munyangamuro cyabufite ikindi kintu ngiye mbaza ni gute umuntu umwe ahabwa toni y'ibigori n'ibishyimbo imifuka 7 n'ibiri y'ibishyimbo none ubu bari kubigurisha njye kuzayifungirwa mbonye umuntu aje kugurisha umufuka nimugoroba njye umunyage mutera umugeri mu gatuza njye umunyage cyangwa se nkubitirwa ngaho abo bantu bagiye bahereza toni 7 barazibahaye we ntibagira ikintu baguhereza kugeza ubu iri mu ijuru nta n'isunguru noroye uretse yo nkagira inka ngiye mfite kandi mfite inzara reba iyo manga mfite ibyo byabaye by'abayobozi umuntu w'umunyabuzima ushinzwe icyimbo cy'irondo niwe bagiye baha ibyo biryo uyu ari mu vugana ari mu bakene bari bakuru niwe mu bantu bagomba guherwaho ari mu bagomba guherwaho ntabwo tureshya ibiza byaje ahantu byaje kwese ntawe imvura yaguye mukwe ngo ndiro irorere kwese nta hantu imvura yaguye ariko yo haza kubaho gutoranya kuba babaye kurusha abandi ubundi bagomba kureba ku bakene bagahera kuri uyu n'abandi bantu tugiye tuzi none rero ibiryo byabaye ibyo ubuyobozi umuyobozi w'umudugudu na komite ze ubu wasanga mudugudu yarabifashe barabifite benshi nibo bamutekano ni ukuvuga ngo parasosiyare umuyobozi w'umudugudu na komite y'umudugudu nibo bafashe ibiryo kandi sibo bari babikeneye wenda tugiye mu naringe ndewe wasanga ntababaje cyane wenda ahubwo ikibabaje nuko babihaye abatagomba kubihabwa iyo baza kubiha abakene cyangwa se bagasaranganya ariko ubundi nta saranganya ryabayeho babihaye bo abayobozi nibo babyigabanyije bakoze amarisite urabona meya asoma izina ntabazi ngo uyu ni umuyobozi gitifu asoma izina iyo batse raporo rero bo bariyanditse bishatse kuvuga ngo mupfira mu nzego zo hasi naho hasi nta bindi bintu ikindi ngerekaho nyemerera muri Gakoma hari twafunga rogasito bagiye guha imfashanyo
baravuga ngo wagira ikipe ni kumwe umuntu aturuka akajya gucanira ikipe ya Yorogo ari 50 cyangwa 30 ariko baravuga ngo wagira ikipe ya Yorogo ibyo bari bimubujije nta bintu byaba no kuvuga ngo mu by'ukuri habayemo ibintu byo kwirunda abayobozi nyine barabyigabanya hatitawe kubureba ngo bavuze ko agira ikipe ibyo barabimwe nta mukene wahawe icyakorwa sinzi nimba wenda leta ikwiye kureba ibyo biryo kuko n'ubundi baracyabifite bakareba bagakora inteko bakareba ababifite bakabareba ko barishoboye ahubwo ibyo bijya bakabyakwa bakabisaranganya bakabiha abakene kuko dufite abantu bashonje kurusha abandi nk'ubu ntabwo wenda nabikenera nyuma y'uyu n'uwitwa Mironko n'uwitwa Tomayire n'abandi ariko birababaje nyine kumva mudugudu parasosiyale bamutekano aribo bafite ibyo biryo nyamara n'ubundi ababikwiye bakagombye kuba ni ukuvuga ngo nta kintu cyakemutse rwose. Hari ikindi kintu nashaka twiganiriraho gatoya hano mu murenge wa Nyabitekeri abaturage bahatuye bambwiye ko mufite ikibazo cy'uko nta soko rirangwa ahangaha ibyo bintu biteye gute ntaryo tugitanga bakatubwira ko barimo babikurikirana nta soko rihari kandi turarikeneye urabona kugira ngo tujye mu isoko nuko tuba twagiye mu Bushenge mu murenge wa Shangi tukongera tukajya iriya mu Rugari muri Nyabitekeri nta soko dufite kandi turarikeneye asa mudugudu ajya basura mu ngo akabaganiriza ubuyobozi twamaze kubutera icyizere nimba bashobora kuvuga ngo ni mu gihe abantu bashonje tubafashe ibiza byarabaye biba hose ariko noneho bakavuga ngo ba mudugudu nibaduha abantu dufashe bo bakiyandika ubwo se urumva yagusura anagusuye se mwaganiriye rega twatanze n'amafaranga batwanze amafaranga buri muntu bakamwandika ngo butajya gufata ibigori barayatanze amafaranga ku mukandida wa mudugudu wewe umuturage ukurikije ko nta n'ikindi umuziho kibi ugomba kubyakira gutyo ibyo ntibituma ariho babahonyorera uburenganzira mu nzego z'ibanze nyine twebwe dushinzwe kuyoboka nta kindi ntabwo tujya tugararamba uwo tubonye niwe utuyobora kibi ni uko yatuyobora n'abenda akagera aho turyamira ariko twebwe nta kibazo kindi twari dufite baba bamutoye kare tumujya imbere ariko bamutoye kare ubu ngubu noneho bazamushyiriraho agahato kuko bakoze amariko kandi n'ubuyobozi bw'akagari bubizi mubona atari ingorane ni ingorane zikomeye cyane kuba mutitorera abayobozi banyu hari umugabo bita ushinzwe umutekano ahangaha bamugeneye ibishyimbo bari bamugeneye imifuka 2 y'ibishyimbo n'imifuka 4 y'ibigori noneho nkaho bahamagara umugore yari yasigaye inyuma nkaho bakabimuhaye ageze kuri tere nari impari asanga izina rye ridahari barisibye byegukanywa ahubwo n'akagari basize mu byegukanywa n'akagari nari impari wamuvuze se izina rikajya umudugudu wa Mataba kw'ibyo navuze Innocent we bamuhaye imifuka 10 aravuga ati ngiye mureke mbabwire ahantu iyi liste yavuye ntabwo najya kurya ibi bigori n'ibi bishyimbo abaturage baje bari kureka aravuga ati ngewe ni mu bigabane arabyihorera uwo ni umuyobozi wavuze gutyo yarebye amanyanga arimo yitwa iryo navuze Innocent n'ubu murano namunyura hariya ku isantere niwe kuriye abayobozi b'imidugudu we bamugeneye imifuka 10 y'ibigori aravuga ati ngewe nkurikije abakene bari mu mudugudu wanjye ibigori ntabyo ndora ntabwo mbitora na Robert yarabyanze yavuga ati ntago ari ngewe ufite ikibazo kurenza abandi mureke n'abandi babe ubwo se bari bamwanditse atabibabwiye ntirenga wowe uratubwiye ngo ibiryo byakugezeho ubu ngubu uri gushima leta ubu muri Nyabitekeri ubu urukumva yumva gute bigendeye ku biryo baguhaye yewe kumva ndi umugabo ushima Imana kandi ukomeye nawe izuba ryari ryakugezeho cyane ryari ryangije ibintu byawe byose ku buryo nta kintu kimwe wari wasaruye nta na kimwe ugereranyije ubu ngubu bagwaye nk'ibiro bingahe yaba ibigori n'ibishyimbo
Ibi byose hamwe ibyo bampaye ni 250. Baguhaye ibiro 250. Ubu ngubu umuturage muri Nyabitekeri wese yabonye ibyo biryo? Ntabwo abibonye. Bagendeye ku cyumundi kugira ngo babahereze ibyo biryo. Wowe ku ruhande rwawe? Ku ruhande rwanjye sinabwira ngo byagendeye kuri iki. Yego. Kubwuko hagezemo ibyo kuvuga ngo kujonjora, kubwuko ntabwo naba afite ikipe iri mu mazi, sibyo se ngo baze kumpa ibyo biryo. Babihaye umuntu utagize ute udafite icyo yimariye. Ese papa ura mukecuru uragira ikipe mu mazi? Wese uri afite kuba atayifite ariko ijonjora akaba ritaragize itaramugezeho. Ahubwo se ko mbona ari wowe ukomeye kurusha mukecuru? Ntabwo nkomeye. Urakomeye. Reka twigane mureke gusakuza njye ndi kwiganira n'uyu mupapa. Washe mbwira iryo jonjora reka nkubaze papa. Nabandi umurwayi nashobora no kwikora n'ibiro 5 se. None nawe ufite uburwayi. Ufite uburwayi bana nabwo? Oya n'urugero ngo haye sandi umurwayi. Nabyo birashoboka. Ngo ndakomeye. Nabyo birashoboka. Nabyo birashoboka. Ikintu naringiye kukubaza. Kuba aka kanya baraguhaye ibiro 250. Ufite umuryango w'abana bangahe? Imifuka 5. Baguhaye 5. None kuba we warahawe ibiryo nicyo uri gushima leta, nicyo wasabira na bagenzi bawe? Ndabasabira ko nabiyo nkungira musongeye kuboneka nawe yabageraho uko nanjye yagezeho. Reka tugushime. Kuri iki kibazo twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabitekeri Harerimana Naftali avuga ko nyakubahwa umuyobozi w'umurenge hari abaturage batuye muri Nyabitekeri mu kagari ka Mariba mu mudugudu wa Gakome, niba ari Gakoma. Bavuga ko bafite ikibazo ko ejo bundi igihe leta twari twakoze inkuru yo mu murenge wa Nyabitekeri abaturage bari bahuye n'izuba ryinshi hatera amapfa nyine ntibabona uko bahinga imyaka. None abo baturage baravuga ko kuri ubu ibiryo byatanzwe ariko ntibabibone, kubwo bamwe ngo bagiye bafata hafi ibiro 700 cyangwa 800 bakabishyira mu nzu zabo, ariko abo baturage kandi nabo bakennye ntihagire n'inusu cyangwa ikiro babona. Icyo kibazo murakizi n'ubuyobozi bw'umurenge, ese mwagikozeho iki? Ni iki mwagendeho mujya gutanga biriya biryo mwatubwira? Warakoze munyamakuru. Nibyo koko nk'uko bivuze ibyo byaratanzwe, kandi ntabwo byahawe abaturage bose b'umurenge. Hari ibyagendeweho mu gutanga ibyo kurya bijyanye n'amapfa nyine nk'uko bari bivuze n'izuba ryateye, ariko kubera ko ibyo kurya byatanzwe ntabwo byahawe abaturage bose b'umurenge, hari kriteriya zagendeweho. Izo kriteriya zagendewe rero nizo zatumye hari abayibona abandi ntibayibona. Yego. Nese ko itangazo ryavugaga ko abaturage bose batuye mu murenge wa Nyabitekeri bazahabwa ibyo biryo, bamwe bakavuga ati hari n'uwatwemerera tubwira ko we bamuhaye ibiro hafi 500 birenga, ariko ugasanga hari umuntu w'umukene udafite shinge na rugero batigeze bahereza n'ikiro na kimwe. Kubasarangatanya ntabwo byari bukunde, byo nyine ko nabyo abaturage bavuga ko ari ikibazo, kandi mutaranabegereye kuri tere ngo muwe mwabasobanurira mu babwira impamvu. Sinzi wenda aho wasuye niba hari umuturage waba avuga yuko yujuje ibisabwa akaba atarabihawe, icyo nicyo twasigara dusuzuma tukamenya uwo ari we nawe tukamugeraho tukamenya mu by'ukuri niba ibyo avuga bifite ishingiro. Ariko ubundi nyirizina ibyo kurya byari byibije bifite aho byasabiwe bujuje ibisabwa, kandi hari no kubitanga hari kantite buri wese yari agenewe nk'uko byari byasetinzwe n'ubuyobozi bukuru, ku buryo twe tutari dufite uburenganzira bwo kubigabanya, kubera ko umutwe w'umuntu waba ufite kantite runaka ugenewe, kandi noneho bigahuza n'umubare wagize umuryango. Ibyo rero byo bituma abaturage bamwe na bamwe bijujuta ngo bahawe byinshi, rero bari babigenewe. Uwari wujuje ibisabwa yarahawe ibyo kurya byo kumutunga mu gihe cy'amezi 3, kuko yagombaga kuba ari umuntu warumbije burundu, kandi akaba afite ahandi hantu akura. Ibyo rero iyo umuntu yabaga abyujuje ashobora kuba abyujuje ariko mu by'ukuri afite ahandi hantu akura. Iyo haje gutabarizwa icyorezo cyangwa se ikibazo nk'iki kije kiza mu baturage, bitandukanye na gahunda zisanzwe zo gufasha abatishoboye, nizo zireba abaturage batishoboye gusa. Ariko aha ngaha ntabwo ari gahunda yihariye y'abatishoboye gusa, na wa wundi muntu usanzwe atari muri icyo cyiciro cy'abatishoboye, ariko bigaragara ko yarumeje nta kindi kintu afite yakora ngo akuriye imibereho acungiye mu buhinzi gusa akora, nawe twamurebagaho. Niyo mpamvu rero
byateje abaturage bamwe namwe kubera ko bumvaga ko bakwiye kuyibona bakaba batarayibonye, ariko nta n'uwabya ku ruhande. Hari umuturage ushobora kubona yararenganye, ubu nawe tumenya amakuru twabikurikirana mu by'ukuri tukamusora tukamenya ko yarenganye nawe akarenganurwa. Mwese umuyobozi muratubwiye ngo abatishoboye, kandi abenshi twagiye tubona bo bavuga ko ku ruhande rwabo batishoboye, kuko ari nko twasuye dusanga afite ubumuga, ari ku mbuga, nta murimo, nta kintu akora, ariko aratubwira ko nta kintu yigeze ahabwa. Bari abatishoboye bo nk'ubuyobozi bw'umurenge bo mwabateganyirije iki? Nk'abo batabibonye bo muteganya kuba mwabahereza iki? Icyo nayo mbabwiye, abaye yarahinze nawe akaba yararumbije, akaba afite umurima warumbye, kuko kriteriya ni urukomatanye, ntabwo ari kriteriya imwe, kuko biramutse ari ibyo ngibyo ntabwo byari kuza mu myiyerekere gusa, kuko n'ahandi mu yindi menyatoge nk'abo barahari. Niyo mpamvu condition ni uruhurirane, ushobora kuba wujuje imwe ariko utakuzuza undi, ubwo ukaba ntube selected.